Shalom shalom guys, twongeye kubasuhuza aho muherereye mwese nk'ibisanzwe. Ni Sky Love Show igarutse, inshuti yanyu. Turabasuhuza aho muri hose, abatameze neza mukomeze kwihangana. Burya baravuga ngo uyu munsi ushobora kuba bitameze neza ariko ejo bikamera neza, ni ibisanzwe mu buzima bwa buri munsi. Ubwo rero abameze neza namwe turakomeza kubasabira kugira ngo ibyo byishimo murimo birambe kandi bigire icyo bibasigira mu buzima. Aka kanya rero tugarutse mu gikoni cyacu, tuje guteka nk'uko mubibona, tuje guteka isosi y'ibihumyo. Ndabizi asanga hari abenshi batazi ko bifite umumaro mu mubiri wacu, mugende mubisacinge murebe, kubirya bibustinga ibintu byinshi mu mubiri, ni byiza cyane. Aka kanya rero nibyo nateguye, ni agasupu ngiye gutekera abana, kuko naje kumenya ko gafite intungamubiri nyinshi ziruta iz'ibindi biryo cyangwa izindi mboga dusanzwe tuzi. Ni ibyo bihumyo byacu rero tugiye gutegura kuri uno munsi. Hano nari ndi gutegura ibirungo ndi bushyiremo, sinkoresha ibintu byinshi uno munsi, ndakoresha igitunguru, puwaro na pavuro, nkoresha amata, umunyu, nkoresha black pepper n'ibyo bihumyo byacu ndaba mfite. Ushatse washyiramo utundi turungo twawe bitewe n'ibirungo ukunda, ariko kuko ntashaka ibintu byinshi birimo urusenda n'ibiki, agasenda nako gafite ni sawa ugashaka ugiye gutekera abantu bakuru, ariko uno munsi nari nkoze isosi y'abana. Aha rero maze kubitunganya, maze gukata ibirungo byanjye, maze gukata ibihumyo ndi bukoreshe bitari byinshi, ntabwo nshaka isosi nyinshi cyane kuko mbiteka kenshi, abana banjye barabikunda. So hano rero muri kubibona amata yanjye arateguye, igitunguru nakase, pavuro nazikase, ngiye gushyira mu mavuta. Ndabanzamo ibi bihumyo kubera ko bifata byo akanya katari gato, kubera bigira ukuntu bigira amazi. Ibyo rero ugomba kuba ubizi mu gihe ugiye guteka ibihumyo, nubwo waba washyizeho amavuta atari menshi, duke, kubera ko first of all bibanza kubanza bigakuramo amazi yabyo byibitsemo, ni nabyo bifasha ayo mazi nayo atuma ibyo bihumyo bishya vuba. So urakomeza ukagaragura rero cyangwa se ugahindura bitewe n'uburyo bivugamo, hanyuma ayo mazi akagenda yitandukanya n'amavuta. Hano rero nibyo turimo gukora. Abantu wenda basaba kugira ngo mugerageze, abataragerageza ibihumyo, ni ibintu wenda abantu benshi bataba bamenyera izindi ntungamubiri zigiye zitandukanye, ariko no mu gihumyo mugende munabirebe, harimo intungamubiri nyinshi. Ni imboga wagaburira abana, abantu bakuru, nta kibazo pe. Njyewe mbirya kenshi, abantu bagenda iwanjye barabizi, ahubwo abantu baratangara, niyo mpamvu dufite itoto. Guys, nuko bimeze rero, ugakomeza ukagerageza kugira ngo amazi ashiremo. Hano tugiye gupfundikira, murabizi ko iwacu mu gikoni cy'iwacu dukunda gupfundikira kubera ko tuzi akamaro k'umwuka mu biryo. Aha rero tuba tugiye kureba ukuntu bimeze. Turapfundura, nari mbanje gushya, nuko gufatisha umupfundikizo karatakaye, mbonye ukuntu nari mpiye. Hano rero ndimo gukomeza kubyegeranya, mbihindura gake gake, bitangiye guhindura isura nk'uko murimo kubireba. Yashyizemo umunyu, niwe nashimye gukoresha. Ahangaha hashyizemo za veggies zanjye nateguye, igitunguru na puwaro na pavuro. Muri kubona ukuntu rero bisa neza, amazi yari yamaze gushiramo, hasigaye amavuta gusa. Mbona gushyiramo bino birungo byacu. Ni ibyo rero murimo kubibona ko biri kugenda bitungana mu gikoni cyacu.
ya guys nuko isosi yacu imeze muri kano kanya. Ikomeje kubira neza ubona ko yegeranye kubera ya mata twashyize. See the soul, oh my goodness.